kuguhoraho byanza bigora we bagize yuko babaye umutima mu mateka y'umuziki nyarwanda nyuma y'ubukoloni hagaragara cyane itsinda ryitwaga Impara ndetse ryafatwaga nk'itsinda rihiga ayandi yose dore yuko bari abasore babana mu nzu batangiye baba mu nzu icyumba kimwe ndetse bakundana urukundo bagirana urugwiro ndetse ari nako bafite ubuhanga mu gucuranga ibikoresho bya kera nka gitari ndetse n'ibindi bityo bakaba bari bafite impano itangaje. Bifuje kukubwira amateka y'iri tsinda ariko dutangiriye ku mateka yabo ahangaha ni uwo bitaga Mimi La Rose ubwo yaganiraga n'umunyamakuru agenda amubwira amwe mu mateka y'iri tsinda uburyo babayeho uburyo batangiye umuziki ndetse n'uburyo bagiye batera imbere cyangwa se bakaza gutandukana yo kwenda tukubwira akantu ku kandi ibyo iri tsinda ryagezeho ndetse n'uburyo ryaje gusenyuka. Mimi La Rose ati mbere gato uyu mwaka w'1975 ubwo nageraga mu Rwanda umunsi umwe nasanze Sebanani acuranga gitari abana nabonye akazi ariko nta hantu ho kuba mfite twaragiye turabana kuko we yari afite gitari arama nacuranga yumva ndamurusha ahita ambwira ngo nimwigishe naramwigishije ariko mubwira ko hari n'abandi nabonye bazi gucuranga kundusha. Sebanani yarambajije ngo ni bande ubwira ko hari uwo bita Sosomado wigaga muri Eto Kicukiro ndetse n'indi bita Kalewa Njenje we yabaga mu cyaro hanyuma arangije aramya ngo tubatumeho ndetse icyo gihe baraza tubana mu nzu. Nyuma yaho twatangiye orchestre ariko dutangira ari nk'imyitozo gusa cyangwa kwimenyereza ari bita nka brio mu ndimi z'amahanga ari ibintu bifatika cyangwa se ari ibintu bisa nkaho bidafatika cyane ariko ukabona buri muntu wese afite impano. Ntago twatangiye turi Impara ahubwo tumaze guhura no gutangira imyitozo twaricaye dushaka izina twaha orchestre yacu duhitamo we have Vox Park cyangwa se La Voix du Peuple bivugwa ijwi rya Rwanda. Twakomeje imyitozo maze nyuma gato haba irushanwa ryo kuririmba indirimbo y'ubutaka maze duhimba indirimbo tuyiririmbye tuba abambere maze ituma abantu benshi batangira kudukunda barayikunda cyane ndetse batangira kuvuga bati abo basore nabo gushyigikirwa. Aha Mimi La Rose yakomeje adusobanurira impamvu gukundwa kwabo yaturutse kuba barahimbye injyana yari imenyerewe Rwanda aho hari hasanzwe injyana ituje ariko ariyo bita Voix Pop cyangwa se yaje guhinduka Impara cyangwa se Voix du Peuple. Abo basore nyine nibo ndi kukubwira ndetse bakazana injyana nshya isa n'ishyushyeho gato bagendeye ku muziki wo muri Zaire cyangwa se DRC cyane ko benshi muri bo bari barabaye Lubumbashi. Mimi yabaye Lubumbashi, Soso yabaye nabo yabayeyo, Kalewa Njenje yabayeyo ese n'uwo bita Rubangura France nawe yo mbere abo twasanze mu Rwanda Sebanani, Gasigwa Abdo Latif cyangwa se uwo bita Tubilando ndetse n'uwo bita Semo. Ibi ngibi nibyo Mimi La Rose yagendaga atangaza uburyo itsinda ryagiye ritangira ndetse rikomera mu Rwanda ndetse rikaza gukundwa. Mimi yabaye Lubumbashi ndetse n'abanga bose barahabaye. Izina Impara aho ryaje gukomoka ese ryaje gute cyangwa se ryatangiye gute ni gute Impara mwatekereje ko ryakwitwa izina ry'itsinda ryanyu? Mimi La Rose yakomeze asubiza avuga ati twakomeje gucuranga ndetse tukitabira amarushanwa ariko tukaba abambere twigaragaza ahantu henshi cyane kurusha abandi bahanzi bariho icyo gihe. Nyuma abantu barimo n'abayobozi baza kutubwira ko dukwiye gushaka izina abafana bacu basobanukiwe kuko Voix Pop cyangwa se Voix du Peuple atari benshi bayisobanukirwa kuko icyo gihe bumva habaga hari abantu bakize cyangwa batageze mu ishuri ku buryo Voix du Peuple batabaga bazi ngo ni mu mwaka w'1975 twayicaye ngo dushaka izina rijyanye cyangwa se n'ibyo dukora icyo turashakisha maze tuza guhuriza ku izina Impara. Twakomeje gucuranga turamenyekana no ku rwego rwa ministeri dutangira gukora ibitaramo byo ku rwego rwo hejuru ndetse no ku rwego mpuzamahanga tukajya kwitabira i Burundi, i Goma ndetse nibuka ko twari tugiye kujya i Kampala
ariko sinibuka icyatumye icyo gihe tutajyayo. Ibitaramo byose twagiye dukora byaduhesheje amafaranga menshi, maze tuza kwigira inama yo kuba bamwe mu bantu bagomba kuyakoresha cyangwa se bakayabyaza n'umusaruro. Ndibuka twahise dukodesha inzu nini cyane mu Biryogo. Icyo gihe twayikodeshaga amafaranga y'u Rwanda 30,000, dushaka n'umukozi akajya agatekera abaririmbyi cyangwa se abacuranzi bacu. Nyine icyo gihe twari twamaze kubona izina ryitwa Impala, aho niho twatandukanyije umuriri ndetse Sebanani kuko yahise agira icyumba cye nanjye ngira icyanjye. Ibi ngibi ni bimwe mu byo Mimi House yagiye atangaza. Akomeza avuga ati twakomeje umuziki ndetse tugatumirwa mu bitaramo ahantu hatandukanye, tujya gucuranga mu bihugu bitandukanye by'i Burayi, mu Bufaransa, mu Budage ndetse n'ahandi. Dukomeza kubona amafaranga menshi bityo dukomeza kwiyubaka. Icyo gihe twakoreshaga indirimbo zacu kuri Radio Rwanda, maze uwitwa Uwimana Jean Pierre aza kutwungura igitekerezo cyo gushinga studio cyangwa se kuba twajya tuzikorera. Yaragiye azana ibyuma atangira gukora, aratubwira ngo tuzaze kubaza amafaranga gusa, twe ntacyo byari bitubwiye kuko amafaranga twarayabonaga menshi. Icyo gihe icyo yadufashije no kuzana ibyuma, ariko aratubwira ngo tuzakora indirimbo ariko ntituzaze kubaza amafaranga kuko twakoraga umuziki. Igihe ntacyo twamubajije, twakomeje kumwihorera ndetse dukomeza gukora umuziki wacu gutyo. Hanyuma y'umwaka dukora yaraduhamagaye, maze arangije aratubwira ngo tuze turebe amafaranga yacu, maze dushaka icyo tuyakoresha. Icyo gihe yarafashe indirimbo zacu zakunzwe arazicuruza, maze tuvanamo amafaranga menshi cyane. Icyo gihe nta kindi kintu twakoze kuko amafaranga ari menshi. Twahise tugura amazu, tugura n'imodoka ya Coaster Impala zizajya zigendamo. Bityo Impala zakomeje kugira ibihe byiza, ariko nyuma biza guhinduka bibi. Gusa ntabwo byari bitewe n'ivangura cyangwa se ubundi buryo bwo kutumvikana, ahubwo icyo gihe icyo tutumvikanyeho bwari uburyo bw'imibanire ndetse bamwe muri twebwe batangira gushwana. Mimi House yakomeje avuga yuko hari abatangaje yuko byabaga bishobora kuba ari ivangura rishingiye ku moko, ariko yakomeje avuga yuko ntaho bihuriye kuko ati ntabwo ryari ivangura rishingiye ku moko nk'uko mwe babitekerezaga, ahubwo ni kwa kundi abantu bavana bagatangira kugenda batumvikana ku bintu bimwe na bimwe. Ngaho nguko natwe uko twatangiye kugenda tutumvikana ku bintu bimwe na bimwe, ndetse bityo bitangira kugenda dushwana umwe ku wundi. Mimi yakomeje avuga yuko mu myaka 1988 ndetse 1989 baje gushwana, Impala zicikamo ibice bibiri. Njyewe Mimi House ahango niwe wari mu kwivuga ubwe, ati nasigaranye na Sebanani maze Sosomado Karewa Njenje na Rubangura François bashinga indi orchestre yabo bayita Inyana ni ya Mweru. Twe dusigarana izina Impala kuko ari twe twari benshi cyangwa se mu Gifaransa bita majorité. Kuva icyo gihe twarakoze ndetse dukomeza gukora cyane, ndetse n'inzego za leta zishaka kubizamo ngo zitwunge, ariko yaba ibiranga ndetse dukomeza kuba twashaka natwe ukuntu twahura ngo dukomeze gukora, ariko Soso ntabwo yabishakaga. Yangaga yuko dushobora kuba twahura cyangwa se ngo twongere duhuze imbaraga. Ibi rero bisa naho ari byo byabaye indunduro y'Impala kuko kuva icyo gihe zitongeye gucurangira hamwe, ndetse ubwo mu Rwanda ibibazo by'umutekano byarushagaho kwiyongera mu myaka 1992, hamwe batangiye kujya bafatwa nk'ibyitso ndetse abandi bakagenda bafungwa, bityo tugenda tutabasha gukora umuziki nk'uko twawukoraga mbere. Uretse Semo wari warapfuye azize uburwayi mbere y'uko Impala zitandukana, Sosomado yaje gupfa. Bamwe mu bari bakiriye uko cyangwa se mu bari bakomeje gukora umuziki bakomeje guhura n'ibibazo bitandukanye kuko bafatwaga nk'ibyitso. Ati ibyo ngibyo byose byarakomeje ndetse bikomeza kutuviramo ibibazo. Ati ibyo nibyo byaje kuviramo Sebanani André kwicwa muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Abandi barimo Mimi House cyangwa se Nyibungo niwe wivugaga ubwe, ati duhongera mu bihugu bitandukanye, bityo dutangiye kugenda dutatana umwe ku wundi. Nyuma y'ubuhunzi, ati njyewe naje kubona akazi ku rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda TPA cyangwa se rwari ruri Arusha muri Tanzania.
ati bityo njye niho naje kuba ndimo ndakora. Yakomeje kandi atangaza yuko ubwo urukiko rwahagararaga cyangwa se rwahagarikaga gukora imirimo yarwo ariho havutse kuzuka cyangwa se gutangira kongera kubaho kw'impara nshya cyangwa se impara zivuguruye. Ati ku ruhurirane rw'ubushake bwa Munyeshoza Dieudonné ndetse n'umwete wanjye ubwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari ruhagaritse imirimo yarwo, ati natekereje icyo ngiye gukora ndetse kiranyobera. Gusa mbere yaho gato Munyashoza yari yaraje kundeba asaba ko twabyutsa orchestre impara, gusa njye ubwo nari muzi ndetse amubona nk'umuntu ushoboye ariko ntabwo nari nagafashe icyemezo cy'uko twakongera gukora. Maze kumenya Munyashoza uwo ari we kuko namubonaga mu ndirimbo zo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse nafashe umwanya wo kumutekerezaho numva tugomba kuba twakorana. Munyashoza twaricaye turaganira bihuza nuko muri iyo minsi nari mfite amafaranga ndetse nawe ayafite. Ati icyo gihe twaratangije ndetse twegeranya amafaranga y'u Rwanda miliyoni 8, tukora ibikoresho byose dukora n'ibindi byari bikenewe ngo orchestre impara yongere igaruke. Muri Nzeri 2012 impara zongera gucuranga bwa mbere nyuma y'imyaka yinga 20 zidacuranga. Intego ya Mimi House mu kuzura impara ni ugusigasira umwimerere w'indirimbo z'impara, nubwo kugeraho abantu benshi babonaga nkaho bidashoboka ariko ko babonaga yuko harimo abenshi badahari nk'abasebanani ba Soso ndetse n'abandi, atariko twebwe icyo twari dufite kugarura izina impara ndetse rikongera gushimisha Abanyarwanda. Ati gusa impara zivuguruye zaje kubigeraho kuko mu Rwanda hari abahanzi benshi bafite amajwi meza nka Munyashoza Dieudonné uririmba ijwi nk'irya Soso Mado n'abandi, ndetse baje kuza kutwiyungaho bityo impara zirongera zibaho kandi zirongera ziracuranga. Abagize impara zivuguruye kugeza ubu ku isonga hari Mimi House, hakaba Munyashoza Dieudonné, hakabamo n'abandi bahanzi bakiri bato bo mu myaka cyangwa se bo mu myaka y'ubu ngubu. Ubu hakaba hagezweho guhimba indirimbo nshyashya aho mu njyana yabo cyangwa se mu njyana zabo bagerageza no gushyiramo indirimbo zo ariko bagasuramo n'indirimbo za kera zabo, ibyo bakagenda barushaho gukora mu tubari dutandukanye aho batumiwe cyane cyane mu bisope, ndetse bakagenda bakabasha gukora umuziki uburyo bwa kera nk'uko kera bawukoraga. Aya ngaya namwe mu mateka y'impara twakubwiraga, itsinda ryakunzwe ndetse rigakundwa n'abatari bake haba mu myaka ya kera ndetse n'ubu ngubu abakiriho cyangwa se bo mu myaka icyo gihe bakaba bavuga bati nta bahanzi bashobora kuririmba kuruta impara. Ushobora kuba wakunze ikiganiro cyacu, ushobora kujya hasi muri comment watwandikira utubwira ngo njye ndifuza ko ubutaha mwazambwira kuri kanaka, ndetse ndifuza ko ubutaha mwazambwira ku muntu uyu ninjye nakunze, tukubwira ku byamamare ndetse tukakubwira ku bahanzi, abakinnyi ba filime, tukubwira ku banyapolitike bakunze cyangwa se abashakashatsi. Bityo ushobora kujya hasi muri comment ukatubwira ngo njye ndifuza ko ubutaha mwazambwira kuri kanaka, bityo igitekerezo cyawe ni ingenzi kandi tuzacyubahiriza. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu TV, naho njyewe nitwa Eni Yusuf. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Hasta la vista, hasta la manyanya. Ciao ciao, tubakunda. Imana ibarinde.